Ngiye kubifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Media Rwanda. Turabashimira yuko mukomeje kudukurikira muri benshi. Uyu ni umwanya rero tugiye kubagezaho ikiganiro aho tuvuga ku mateka ndetse n'amabonekerwa y'Ikibeho. Kibeho ni umujyi muto uherereye mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ahantu hamenyekanye cyane igihe habaga amabonekerwa mu mwaka w'1981. Ikindi kizwi cyane kuri Kibeho ni uko Kibeho hari ishusho ya Yezu iba ahantu hamwe kuri buri mugabane w'isi. Iyo muri Afurika rero ikaba iherereye ku musozi wa Nyarushishi. Icyo wamenya kuri iyi shusho ni uko ipima metero 6 z'uburebure ndetse n'ibiro 950. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 1981 nibwo mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa ubwo bari barangije gufungura ibya saa sita, umukobwa witwa Alphonsine wari mu kigero cy'imyaka 16 yumvise ijwi rimuhamagara riti mwana wanjye, nuko ahaguruka akurikiye iryo jwi abona umubyeyi mwiza cyane amuhagaze imbere. Yari yambaye umwambaro wera, yitwikiriye umwenda w'ubururu mu mutwe, ibiganza bibumbye, intoki zireba hejuru. Nuko uwo mukobwa amubazanya igihunga ati urinde? Wa mubyeyi aramusubiza ati ndi nyina wa Jambo. Alphonsine rero yahagaze yumye nk'uwafashwe n'amashanyarazi, ariko akibaza ukuntu nyina wa Jambo yaje mu kirongozi cy'ishuri ryabo. Bikira Mariya yongera kumubaza ati ninde ukunda cyane? Alphonsine wari usanzwe avuka mu muryango w'Abakristo kandi nawe ugerageza kuyoboka iyo nzira, arasubiza ati nkunda Imana ndetse na Bikira Mariya wabyaye Yezu. Nuko Mariya aramubwira ati nazanywe no kugukomeza kuko numvise amasengesho yawe. Yongeraho ati ndifuza ko inshuti zawe zikomera mu kwemera kuko zitemera bihagije. Ubwo Alphonsine yatangiye kuvuga amasengesho yoroheje, naho nyina wa Jambo azamuka ajya mu ijuru. Umwana nawe aguma kwitegereza uko umubyeyi utagira inenge ari kugenda arembera. Iki ni igice cya mbere rero ku mabonekerwa abereye Kibeho. Ntucikwe n'igice cya kabiri, kora subscribe kugira ngo nidushyira igice cya kabiri uzabibone, kandi ujye ukora subscribe ujye ureba ahantu hashushanyije akantu kameze nk'inzogera ugakandeho kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro ujye ubona ubutumwa hanyuma ukirebe. Sangiza bagenzi bawe kubera yuko aya mabonekerwa abantu benshi bayavugaho ibintu bitandukanye, ariko twe twakugiriye ahari ukuri kwabyo tuzabagezaho rwose byose uko bimeze n'uko bihagaze kuva igihe byatangiriye kugeza uyu munsi, mumenye uko bihagaze. Mbese muri make turashaka kubakuriraho urujijo ku bijyanye n'amabonekerwa yabereye i Kibeho. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda.